kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ni isomo rya kabiri kuri level ya Artsvai. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wavuga imimerere y'umuntu cyangwa se imiterere y'umuntu bijyanye n'imico ye. Lektion 2. Charaktereigenschaften. 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 Yego. Anga hari amagambo ushobora gukoresha uvuga uburyo umuntu ameze. Irya mbere, friendly, umuntu uri friendly cyangwa se ukunda abantu, uri friendly, ukunda gufasha. Ni kimwe. Sympathisch ni kimwe na friendly. Yego cyangwa friendly. Lib ikintu kiri libe ni ikintu kiri kind cyangwa se kiri navuga gifite imico myiza. Umuntu uri kind aba afite imico myiza. Schön, beautiful. Schön, hübsch nayo ni beautiful. Wavuga beautiful cyangwa pretty cyangwa handsome. Ni ukuvuga ngo nawe abashobora kuba ari umukobwa mwiza cyangwa umusore mwiza, nabyo bashobora kuvuga hübsch. Louis ni umuntu ubutuje cyangwa se ikintu kiba gituje. Höflich ni umunyamico myiza, ikintu kigira imico myiza, kiri polite. Lustig yego ni ikintu kiba gisekeje cyangwa se kiri funny. Humorvoll ni ikintu n'ubundi gitangaje cyangwa se yego gitangaje cyangwa gisekeje kiri funny n'ubundi. Creative ni ikintu kirimo ubugeni. Yego ikintu cyangwa umuntu ufite ubugeni ukora nyine utuntu mu buryo butangaje. Creative. Begabbed ni ukuvuga ngo ni ikintu cyangwa umuntu ugize uri talented cyangwa se ufite impano. Schüchtern ni umuntu uburi shy cyangwa se udakunda kuvuga, udakunda gukominikana n'abantu. Umuntu umeze gutyo cyangwa ikintu kimeze gutyo kiba kiri schüchtern. Selbstbewusst ni ukuvuga ngo ni ikintu cyangwa umuntu uri confident cyangwa wigirira icyizere. Confident, umuntu uri confident. Selbstbewusst. Bekannt ni ikintu kizwi cyangwa umuntu ushobora kuvuga umuntu w'icyamamare cyangwa ikintu cy'icyamamare cyangwa se ikintu kizwi. Anders, different cyangwa se gitandukanye. Umuntu ushobora kuba yitwara mu buryo butandukanye ushobora kuvuga ngo ari anders cyangwa se aratandukanye n'abandi. Fleißig ni umuntu ukora cyane. Yego. Arrogant twavuga mu Kinyarwanda umwiyemezi. Arrogant umuntu w'umwiyemezi. Attractive ni umuntu ubukurura abantu mu bintu runaka. Umuntu uri attractive abakurura abantu mu bintu runaka. Hilfsbereit ni umuntu ukunda gufasha abantu. Mutig ni umuntu w'umukoranabushake. Yego. Liebevoll ni umuntu ufite igikundiro. Yego ubugaragara neza nyine wakunda. Liebevoll. Modebewusst ni umuntu ubujyana n'utuntu tugezweho. Yego. Egoistisch ni ukuvuga ngo ni umuntu nyamwigendaho niko twavuga mu Kinyarwanda. Egoistisch. Ehrlich ni ukuvuga ngo ni umuntu uvugisha ukuri. Umuntu uvugisha ukuri utabeshya. Zuverlässig umuntu uri reliable. Zuverlässig kuvuga ngo ni nk'umuntu wakishingikirizaho. Urugero nko mu ishuri hashobora kuba hari umuntu ubuzi ibintu cyane. Uwo muntu aba ari zuverlässig ku bandi banyeshuri. Nyine abandi banyeshuri bashobora kuba bamwishingikirizaho kugira ngo abafashe. Yego zuverlässig. Yego ahangaha dufite
Charaktereigenschaften ni nyinshi ariko zigenda zijyana na opposite zazo cyangwa se n'imbusane zazo. Izi zo muri kubona ahangaha twazibonye zikaba zijyana n'izi opposite zazo, yego, cyangwa se n'izi mbusane zazo, yego. Mutishe, umuntu uri mutishe twabonye ko ari umuntu w'umukurajeri, w'umukoranabushake ufite courage, uba ufite courage. Hanyuma ängstlich ni umuntu w'umunyabwoba, yego, umuntu w'umunyabwoba utakunda gukora, yego. Izi zose twabibonye. No kuvuga ngo ikiba gisigaye ni ukugenda ukaziga, hanyuma n'izo opposite zazo ni ingenzi cyane. Izi mbusane zazo nazo ni ingenzi, ugomba kuziga, yego. Ahangaha tuze ku rugero, bwiza ist sehr schön. Ni ukuvuga ngo ziriya Charaktereigenschaft zishobora kujyana n'icyo twita adverbial cyangwa se ingera mu Kinyarwanda, yego. Ni ukuvuga ngo zeya, iri jambo zeya cyangwa ganz cyangwa ima cyangwa etivas cyangwa ziemlich, ziba aya ni amagambo abagaragaza, abatsindagira ikintu. Urumva mvuze ngo bwiza ist schön, naba mvuze ngo bwiza ni mwiza. Ariko iyo mvuze ngo bwiza ist sehr schön, bavuze ngo ni mwiza cyane. Urumva ibitsindagira ni kimwe n'ahangaha. Alex ist anders, Alex aratandukanye. Ariko iyo tuvuze ngo Alex ist ganz anders, Alex aratandukanye cyane, completely. Emi ist immer hilfsbereit, Emi ist immer hilfsbereit. Emmanuel igihe cyose aba yiteguye gufasha, ni umuntu ukunda gufasha abantu igihe cyose. Tanya ist etwas arrogant, aber immer zuverlässig. Uyu Tanya ni umwiyemezi, ni umwirasi, ariko igihe cyose abantu bahora bamwishingikirijeho. Aber immer zuverlässig. Belize ist etwas schüchtern, Belize ist etwas schüchtern. Kwa ngo Belize ntabwo akunda kuvugisha abantu, ntakunda kuvugana n'abantu, ari shy, yego. Karin ist ziemlich ruhig, Karine ist ziemlich ruhig. Kwa ngo uyu Karine aritondamo, aratujemo, yego. Ni kwa ngo mvuze ngo Karine ist ruhig, Karine ist ruhig, bavuze ngo Karine aratuje. Ariko iyo mvuze ngo Karine ist ziemlich ruhig, bashatse kuvuga ngo Karine atujemo, ariko hari igihe nyine bijya biza agacangamuka, ariko atujemo, ni umuntu utujemo, yego. Adverbial tubonye ni sehr, isobanura very. Ganz isobanura completely. Immer isobanura always cyangwa se buri gihe. Ziemlich quite, nta buryo wabisobanura bino mu Kinyarwanda. Ziemlich nimo gake nyine, umuntu ikintu kiri ziemlich kiba kiri, ntabwo kiba kiri completely. Iyo tuvuze ngo umuntu ari ziemlich ruhig, nyine agerageza kwitonda ariko ntabwo ari cyane, yego. Mu yandi magambo ziemlich ni gake, nicyo bishatse gusobanura, gake. Etwas bishatse kuvuga somewhat, somewhat, yego. Izi nizo twagerageje kubona, izi nizo adverbial twabonye muri iri somo. Ndabashimiye cyane, danke euch. Kanda subscribe, hanyuma usangize inshuti zawe ziri kwiga Ikidage izi video. Kandi nimba hari icyifuzo, ikibazo cyangwa igitekerezo, ucyandika hasi muri comment kugira ngo twigane Ikidage kandi twese tucyumva mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Tschüss, auf Wiedersehen.